byamaze kuba urabumva Rita befaya stredone mana befaya sire mana zoroma Telasini wati konifo ando penifo sikayego ndahamagarira abantu bose kunyegera kubera kwicari cyo gihe cyo kumba hafi ati kubera ko penifo sinima inditayigada ibisiga zo mu kirere ndetse n'inyamaswa zigendera mu kirere zo penifo sirigaya zirabimenye kubera ko ndi Uwiteka. Yes, bakunzi ba 001 TV, mbaje kubashuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muri hose. Nizere ko mumeze neza. Kuri uyu munsi rero natwe tumeze neza, gusa abatameze neza mwihangane. Uyu munsi biba ari bibi, ejo bikaba byiza. Byose ni ugusenga, baca umugani mu Kinyarwanda ngo biva mu gusenga. Nizere ko mumeze neza rero aho muri hose. Nawe utarakora subscribe, mbonereho nkubwire ukore subscribe kugira ngo dukomezane mu biganiro byacu bikurikira bikaba akagaruka. Ndi kumwe na mugenzi wanjye barafindura umeze ute? urebye na amahoro, Zamura sound. ndashima Imana cyane n'abandi bantu bake bashobora bajya badukurikira urumva urumva ko igihe cyose Imana niyiza imbere kandi numva bimundi ari cyo cyonyine kiba ari kibanze. Yes, kuri uyu munsi rero utuzaniye ayahe makuru? Munsi amakuru dufite yo kuvugaho na makuru arimo gukomeza gufata, navuga ngo ari gukomeza gufata societe nini cyane kandi ayijyana mu bintu navuga ngo bitari byiza, kubera ko usanga abantu barema bahimba ibintu bakabyaturira ku bandi. Ugasanga bitangiye noneho bitewe ngo bya bindi babaturiyeho babantu babyaturiyeho bagatangira kubibamo kandi nta nibihari. Umuntu akazi kuva ngo aragukwaturiye yuko ngo uzaba kana cyangwa uzajya mu ndege cyangwa se ngo uzapfa ngo byagenze gutya na gutya, karema ibindi bintu buryo bwinshi yaba kugutera ubwoba aho akuremeyemo icyizere kidahari. Ugasanga akenshi bigukuye mu byo wari wibereyemo kandi bya bifite inyungu n'umumaro. Ugasanga bigukuye ku mirimo yawe, bigukuye mu rugo, ugasanga ibintu byose birajagaraye kubera ibyo bintu, izo nkuru z'abantu bahimbye. Abahanuzi b'ibinyoma bamaze kuba benshi, indimi zimaze kuba nyinshi, kugeza nubwo yewe no muri dictionnaire tujya guhiga izo ndimi ntituzibone. Ngira ngo wenda abize kuturusha, abafite amashuri menshi muturusha, muraza kudufasha, mujye muri comment mwandike mubashe kudufasha gusobanura izi ndimi turi kumva zitandukanye z'abahanuzi nakwita ko ari ab'ibinyoma. Mbere yuko rero dukomeza ikiganiro, reka dufate ku mazi ho gato ubanze ubashiremo aya mashusho y'aba bahanuzi b'indimi z'ibinyoma, noneho namwe mukudukurikiye bakunzi ba 001 TV Rwanda mubashe kudufasha gusobanura izi ndimi. Mujye muri comment mutwandikire niba koko ari ubwesworo, mutubwire niba ari ukuri, mubashe kuduha ibisobanuro by'izi ndimi. Wumve urabyumva ko ari ibintu bikomeje kugenda. Mwumvishe n'abandi ntabwo ari uyu wenyine, kuko urabona ko Urumva uyu nundi noneho reka mwumvishe numwe ngo nge maze kubona ko aba bantu sinzi nimba ariho bakuri kubona umugati, ariko abantu bari guhurura ari benshi kuri ibi bintu bijyanye n'indimi zitanumvikana. Telasini wati konifo ando penifo sikayego ndahamagarira abantu bose kunyegera kubera kwicari cyo gihe cyo kumba hafi ati kubera ko penifo sinima inditayigada ibisiga zo mu kirere ndetse n'inyamaswa zigendera mu kirere zo penifo sirigaya
zirabimenye kubera ko njye Uwiteka nje guhana iniwe tangwe gome inkozi z'ibibi niko mvuze tefo yes bakunzi bazirozura TV Rwanda Peti wasika nabyo ko tuzajya gutinda Melati Kosirigaya hatije gukora ibitandukanye ibitandukanye n'abantu bibwira mu mitima yabo Ritala Sinigada Mene Melikota Fosika Lalate Fosa iki ni igihe meni wasike gome Shedi Mosakaya je gutanga ingororano ku muntu wese hati kubera ko Penifosirigaya inkoni yanjye irabanguye Penifosirigaya hati beshi dikota bagiye kuri fosa igihe kidikarisanda kirasoye kugira ngo bashake kubera kimbona niko mvuga nyina Tasifa Shenote kosa Ometalagada dore Yorodani iruzuye hati kandi difose yeka ko ahangaha numva ko wenda uyu umaze kumva abantu bagera nko muri batanu bose bavuga indimi nta na kimwe numvamo uruva ko biratandukanye ntabwo bari kuvuga ibintu bimwe nkibaza ngo rero izi ndimi ni rihe shuri rizigisha hano mu Rwanda cyangwa se ni ikihe gihugu kivuga izi ndimi tubwira ngo baratembereye baragenda bayigira izi ndimi bagaruka baza kuzikoresha nko wenda umuntu aza usanga wenda ari umunyasudani akazumbura kuri mirwi wabo cyangwa se ubwoko runaka bwo muri Tanzania umva ko bavuga indimi zitandukanye bitewe n'amoko yabo ugasanga wenda ho ntubyumva nkavuga ngo mu bantu baba bazi bamwe mu bantu bavuga izi ndimi baba bakomoka mu kihe gihugu wenda abakunzi ba 001 TV nabo badufashe gusobanura izi ndimi gusa ngewe byancanze kugeza nubwo nabifashe nshira kuri Google nshaka izi ndimi ndazibura mbaza GP chat imbwira ko izi ndimi zitabara ubweskoro ariko ngewe simpakisha ko ari ubweskoro wenda abakurikira aba bantu cyangwa basengana nabo muraza kujya muri comment mutubwire niba ari byo cyangwa se atari byo ariko izi ndimi nta hantu na hamwe ushobora kuzibona cyangwa se batubwire ngo ese abantu bageze wenda niba ngo nabahanuzi buri muhanuzi wese ni ngombwa izi ndimi abazizi ese koko nimba buri muhanuzi avuga izi ndimi nizo yahawe mu butumwa twese dukurikira intumwa abantu dukurikira iyobokamana ibyo tugendera dukurikira intumwa ari Yesu Kristo ntabwo yigeze avuga izi ndimi ari Muhammad ntabwo yigeze avuga izi ndimi ari Abrahamu ntiyigeze avuga izi ndimi ahubwo nkibaza izi ndimi zo zivahe ese ntabwo zaba zivi kuzimu cyangwa se bikaba ari ubweskoro kugira ngo bashe gufata bamwe mu bayoboke rero ngewe mvuga ngo ubu ni ubweskoro kuko buryo umuntu ushaka kweskoroka kubwira ibintu utazi urumva akanakubwiyo iyo bibaye na byiza kubwira ibintu tumva iyo yamaze kugukonveka ibyo avuze byose nk'ubu nimba atondekanyije amagambo nk'aya akayavuga agusobanurira ibyo ashaka gusobanura ariko akakumvisha yuko izi ndimi ari byo yarashatse kuvuga bigatuma bimuzamura mu ntera kuri wa muntu umukurikiye kumva ko uwo muntu uvuga ibyo bintu runaka bidasanzwe kuko ashobora kuba ari umuhanuzi ariko se nkavuga ngo koko tubizi twese iyi sosiyete tubamo kuva isi yaremwa ko izi ndimi zitahozeho twavuga ngo nta bantu bahirwaga cyangwa babonaga ibitangaza ese twavuga ngo buri muntu wese wakoze mbere y'iki yuko babaza ibyo yakoraga ntabwo byari byemewe ko mbona wenda aba bari kuza muri iyi minsi aza ariyo turufu yitwaje akaza mbega nimba afite amagambo nk'aya sinzi nimba ari wiyihimbira yakumva ko yamaze kuyaburuka neza agatangira kuyafatisha abantu benshi ugasanga wa undi umugannye wenda wamubonagamo wenda niba kuko ari pasiteri yamubonagamo umuntu wamubwira ubutumwa bwiza cyangwa wamugira izindi nama nziza zamufasha mu buzima bwe no mu mibereho ye yamugeraho muri aya magambo urumva ko nyine agatangira nkaho yamubwira ikimuza agatangira agahuragura aya magambo
akenshi bavuga ko iyo ngo agiye mu mwuka wera ngo nibwo atangira kuvuga izi ndimi ariko iyo usomye Bible na Korani nta hantu na hamwe ushobora gusangamo izi ndimi mu ndimi zanditsemo handitsemo Icyarabu handitsemo Igiheburayo n'izindi ndimi zizwi ariko izi ndimi zidafite aho zikomoka muri Bible ntaho ziri ese ibi bintu ntago bigaragaza ko aba bantu bashobora kuba bakoresha izindi ngufu cyangwa izindi mbaraga zivi kuzimu niyo rero wowe wamukurikira akakuyobya ubwonko urabona aba magiciens kuntu bameze hari uburyo agutera ibintu none akajya kwereka ibintu ukabona ni miracle kandi yamaze kuguma amaso ibi birahurira he n'izindi mizaho ubivuze neza ahubwo aba bantu n'aba magiciens sibyo hari ikiganiro kimwe n'amarushanwa nako ajya aba muri Amerika ajyanye no kugaragaza impano z'abantu n'abamagiciens baraza koko akaza akakwereka ibintu nawe ukavuga uti kwere umuntu akaza wenda ugira afite iyi telefone yamara kuzana iyi telefone agahita yihinduramo wenda nk'inka ikanagenda ukayibona cyangwa se akanayiburisha ikabura ntubone n'ikintu na kimwe aba rero nabo reka mbite abamagiciens aba bamagiciens barahagarara imbere y'abantu yamara guhagarara imbere y'umuntu wumva ko afite n'izindi mbaraga zidasanzwe kuko nawe navuga ngo bagikuzimu cyangwa se sinzandi bakuri iyo myuka ariko abenshi bagiyeyo wenda na bamwe mu bapasiteri barabivuga yuko hari imbaraga zidasanzwe bajya gushaka kugira ngo baze bafatisha abantu noneho ugasanga nimba agiye bamuhaye izo mbaraga runaka akazizana akazikoresha mu batabizi bo za mbaraga ibyo zibakoresheje bo bakabyumva ko ari ibitangaza akaba ari nacyo mvuga ngo namboneraho mbwira abantu koko gusenga tukwiye gusenga nibyo ariko se koko dusenga iki dusenge nde ntabwo gusenga Imana bizavuga ko twavuze indimi zibaho n'izitabaho kandi Imana yumva indimi zose ariko ururimi rwawe nirwo ikumviramo ururimi rwawe nirwo igira gute hari ururimi nimba rwo yategetse gusengeramo ariko gusabiramo nta rurimi yavuze runaka umuntu agomba gusabiramo kugira ngo ubusabe bwe bwakirwe buri muntu wese Imana yumva indimi zose ariko nkavuga ngo izi ndimi ni kihe gihugu zikomokamo wenda tuvuge ngo koko buri kintu cyose kigira inkomoko buri bwoko wenda buba mwe mu bihugu biba ku isi ese bya biturukahe abantu batembereye bajye badufasha batubwira ati uru rurimi nuru ruvugwa aha n'aha muri agaca akanaka cyangwa mu gihugu kiniki kugira ngo abantu basobanukirwe koko nimba ibi bintu ari ukuri kubera ko aba bantu bita abahanuzi barimo baragenda ngo barabyitwaza ariko bakangiza urugero rumwe urabona nk'uyu muntu iyo agira gutya yaba yitwa ngo ari mu guhanura iyo arimo guhanura abwira umuntu runaka ari guhanurira ati agatangira amwumvisha uburyo mu rugo rwe wenda harimo umuntu umugirira nabi cyangwa se mu baturanyi hari umuntu umugirira nabi ugasanga wa muntu utararenga aho ngaho iyo umaze wowe guhanurira umuntu cyangwa ukamusengera warangiza ukamwumvisha ko umuturanyi we ari we umugirira nabi ubwo ngubwo wowe uri mu Mana kweri cyangwa ubwo uje guteranya abantu ibyo rero ibyo bundi ibintu bimeze nk'ibyo bundi akenshi biba ari ubupfumu n'ubupfumu kubera ko n'Imana yaremye abantu ntabwo yigeze yerekana ngo ishyira kuvuga ngo buryo izagereka abantu ababagirira nabi noya ibyo ari byo byose ugira nabi arabigira bikaba umutima we Imana ikabere bikicecekera ukora neza akabikora Imana ikabere bikicecekera nta nahamwe yari yavuga ngo ubundi buryo imuhembamo n'undi kagira ubundi buryo imuhanamo ariko mwibanga ryayo ariko hano umuntu araje aravuze ngo Imana irambwiye verevede merevede itarashante bisobanuye iki urumva ngo Imana irambwiye ngo uyu muturanyi wawe ngo niwe ngo ukubuza amahoro ngo niwe ukora ibi ngibi ngo niwe bra 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 akamanura none yagiranye ngo kengewe gasa nge nago ako wabonye uburyo bashyitira izi ndimi nge nago urumva none yagera aho ngaho ngo ariko kandi ngo icyo mbona ngo anyeretse ngo Imana inyeretse none aha ngo ndabona ko we ngo uri mu bantu bagomba gupfa
ngo ndabona ko uyu muturanyi wawe ngo ntagiye ufite cyo kubaho mu gihe mucyegeranye. Ubwo rero nawe agahita abyumvira hejuru ugatangira kure mu rwango. Oya ahita amanuka umuturanyi we wamusirabaga amazi yasabaga amazi basabanaga buri kimwe icyo ari cyo cyose ugasanga mu buzima bumwe babanagamo basabana agahita atangira kumureba ikijisho kumugendera kure. Ibyo bintu biraba kenshi cyane hano twese yaba buri muntu wese ukurikiye iki kiganiro. Nimba hari aho umuntu ababeshya kuko twe tuvuga ibi bintu kugira ngo abantu bahuguke, abantu bajijuke, abantu bave mu bantu babarira igihe babarira mu bujiji no kubatera umwanya no gutwara imitungo yabo bababeshya, kubabuza umwanya wo gukora, kubabuza ubuzima bwiza babanagamo nabo n'inshuti zabo n'abagenzi babo. Urumva ugasanga bo babumvishije ko inshuti zabo nibo banzi babo. Ibyo bamaze kubikora gutyo rero niki itagikurikiraho niki uriya muntu ubundi arabanza akamureba muri we. Yamara kumureba anamubaza bimwe mu bibazo by'abantu wenda cyangwa se yarananetse kuko bari bafite n'inteko zibanekera. Bakabanza bakareba wowe umuntu ukuzi neza uba mu buzima bwawe bwa buri munsi mbega ugukurikirana bakamubaza amakuru yawe yose. Bamara kumubaza amakuru yawe yose rero wa muntu yatumye kumunekera akavuga ati kanaka wenda Rashid Soni abaho gutya, abana we n'umugore gutya, abaturanyi be babanye gutya, umuturanyi we witwa kanaka niwe umeze gutya na gutya, ni ujye umufasha muri ibi n'ibi, mbega akamuha ubuzima bwawe bwose uko buhagaze. Yamara kumuha rero ubwo wa muturanyi wa undi yatumye niwe nawe atuma kuza kugukomveka yuko ushobora kujya gusenga. Bashobora kuba bafatanyije mu butekamutwe bwabo cyangwa mu bwiza. Oya biriya ni navuga ngo ni business baba barimo, ni business baba barimo kandi barayikorana. None ugasanga wa muntu atumye rero icyaza gukora ni icyaza agatagira kukumvisha uburyo gusenga ari byiza. Nimba wagira nk'ibyago niyo warwara ibicurane agahita kumvisha ko ashobora kuri abantu bakugiriye nabi kandi hari ahantu yakujyana. Abo bantu bakagira gute. None se ugiye mu cyumba cyawe oya baretse wumve se uko diri itangira no kwirangira. None we yarangiza kumubwira gutya akamwumvisha uburyo uhari umuntu yamujyana hakamusengera kandi uwo muntu ngakora ibitangaza. Rero wa muntu akahita avuga ati okay imbaraga nkeya aba yifitiye, urumva ko umuntu uri mu kibazo aba afite imbaraga nke wese yamujyana. Agahita afata inzira bakagenda. Iyo ageze imbere ya wa muntu ahita atangira kumubwira ya nkuru yumvise kuri wa undi yatumye yamuganiriye agata ngo ni wowe kanaka utuye aha naha ufite Imana inyeretse ko aba baturanyi bawe batuye aha hepfo bariya bari hejuru y'inuza yawe bariya ni inkari ngo uzajya kuba muri etage ngo haye imyaka 2 ngo urawuje etage akamuhanura akamubwira yuko wa muntu urumva ko umuntu muhuye bwa mbere utamuzi akakubwira ubuzima bw'iwawe mu rugo no muri quartier yawe akakubwira abaturanyi muturanye wituvuga uti wa muntu uki koko no munyamirako no munyabitangaza. Ubwo nawe agatangira agatera gateba kamuha amatwi ko ari mu Mana ubwo rero akamututagiramo ibyo ashaka ati uriya muturanyi ni ukubuza amahoro, uriya muturanyi ni we wifuza kutatera imbere, buriya na ya nkoko yawe yapfuye yabigizemo uruhare. Agatangira kukubwira utuntu kuko aba yaramaze kumenya amakuru yo muri quartier yawe yose ibyakubayeho byose yarabimenye. Ati burya wa mwana urararira uriya mwana buriya ni wa muturanyi wawe umwohereza ibintu bituma muri ariko noneho attention utararenga aho ngaho ngewe nemera ko n'imyuka mibi baho. Imyuka mibi baho hari umwe mu bantu biyeguriye Imana mu bamenyi b'amadini yambwiye ko aba bapfumu cyangwa abapasteri bamwe na bamwe bakorana n'imyuka mibi bagira amajini. Amajini sinzi niba uri kumva icyo ari cyo. Amajini bagira amajini ariko sindaya. Noneho mbere yuko ugera iwe ngo arabanza koheza rya jini rigahura n'iryawe. None rikaribaza ngo uyu muntu aragenzwa n'icyo amakuru bimeze gute. None rya jini ritaryirukana kamya ngo haje umuntu runaka yitwa gutya amazina ye naya ni mwene runaka afite ikibazo iki n'iki. None ukigera muri wa muryango ngo wa mupfumu ahita kubwira ngo we mwene runaka mwana wa runaka ufite ibibazo byinshi ndi kubibona uraremerewe mwana wanjye dore we abaturanyi bakumereye nabi ufite ibibazo ibi nibi umugore wawe aratwite inda
amaze umwaka atarabyara. Yeah. Ibi ngibi dore n'umuturanyi wawe n'uyu kuko yamaze kumenya ikibazo uko kiri. nyine urumva ko abo ni abapfumu. Yego. Abo ni abapfumu Batangiye ariko n'abo nabo banyabo. batangiye Nagira ngo rero abo bantu nibo nashaka kugira ngo tubegeranye kuko bose nta tandukaniro bafite. Yego. Uretse ko wenda umwe ashyiramo n'ubwiskoro. Yego. Wa undi wiyita umuhanuzi kubera ko hari igihe hatuma abantu, ariko naryo bafite imbaraga n'imyuka koko mibi barayikoresha. barafite benshi bayikoresha. Yego. Hakaba n'abikoresha muri iyo systeme yo gushyiraho abantu babafasha muri ubwo buryo. Yego. Rero ugasanga abantu kandi koko nawe ari wowe nawe ufite ikibazo, umuntu akakubwira ngo iki kibazo cyawe gutya na gutya akakikubwira utarakimubwira, ntago wakumva ko akubeshya, uhita wumva ari byo. wumva ari byo. Ugasanga rero biramanutse, wowe umaze kubyumva gutyo ntabwo ugaruka uri wa undi wagiye. Ugaruka wamaze guhindura imitekerereze. Inshuti zawe wamaze kugira uburyo kugiraho uzikarasa muri babandi yakubwiye, abaturanyi bawe ugatangira kugira gute kubareba ikijisho, ugatangira kumva ko nimba mwagendaniranaga ugasanga umubano wo kugendanira urahagaze. Sibyo? Rero nkavuga ngo Banyarwandakazi n'abandi bantu mukuri iki kiganiro. Yego. Nukuri iki nicyo gihe cyo kugira ngo twese tumenye ngo ibyo tutabashije gukora n'imbaraga zacu ngo tubigereho. Nta muntu uretse Imana nisigaye kumenya uko bizarangira, ariko nta muntu waza ngo avuge ngo wowe ndabona bitewe n'ibi bitewe n'iki wowe uzagera gutya. Ariko ubundi sibyo hagati y'Imana n'umuntu hari umuhuza waba urimo. Ubundi Imana yiremeye umuntu, hagati y'Imana n'umuntu nta muhuza ubamo. Imana n'umuntu burya ni nkuko wavuga ngo nikise, wowe Imana itembera mu maraso yawe nkuko itembera mu bitekerezo byayo. Yego. Sibyo? Yego. Rero umuntu uzaza akakubwira ngo nje naguhuza n'Imana, njewe nakukorera ibitangaza, se ubundi uwo muntu Imana ituma arusha Imana imbaraga. Intumwa yatumye yarazibwiye, kandi nabwo yazihaye ibitangaza, yazibwiye kwigisha. Noneho abo zigishaga kubera gutinda kumva, Imana igaha wa muntu yatumye ibitangaza kugira ngo abikore n'abantu bihute mu kumva. Nuvuga ngo ni Imana ikora bya bitangaza, ntabwo ari uriya muntu nawe iyo yajyaga kubikora yabisabaga Imana kwibikora. Ariko abangaba bo batumwe nande, ni hehe Imana yabahereye ubutumwa? Izo ntabwo baba barazihawe n'Imana. Yazibahereye he ko tuzi neza ko intumwa zageza ubutumwa agiye ivuga naho yazibahereye? Nabo nibavuga hano bahereye ubwo butumwa. Aka kanya umuntu azajya yicara ku ziko rye imbere y'imbabura ye cyangwa imbere y'ifiriti yatetse imbere y'intuza iki, ahita ashimba yuko ari umunyabitangaza. Uwo muntu abeshya abantu. Aba bantu beshya ntabwo birangiriraho. Urumva ko nabo baramanuka bagakora bya bindi, bagatangira no ko guhungabanya societe, babaturanyi babo, babandi bantu bose bababwiyeho. Nimba ngiye twe dusanzwe turi inshuti, aka kanya ningaruka nkubona watangiye gusa kunkorera ibikorwa biterekeza ku bucuti, nanjye ndagira ikibazo. Ubwo urabunyangije. Noneho ntangire kumenya none se uyu muntu tupfuye iki. Ntangire nimba nkeneye guhangana nawe, mpaguruke duhangane. Kandi tuhanganye mu bintu by'iki cy'ubukoriki. Ni ukuvuga ngo tugana ku musozo w'ikiganiro, aba bantu n'abateka mutwe, izi ndimi ntabwo zibaho, kandi niba zibaho mujye muri comment mutubwire ngo izi ndimi zirahari, muduhe n'ibisobanuro ngira ngo mwazumvishije, cyangwa na dictionnaire zaba zibarizwamo kugira ngo natwe tujye tugenda turebe ngo niyo bavuze gutya tubishakira bisobanuye gutya aho biri. Mwababonye ku mashusho kuntu bavuga batitira, kuri ya gutitira sinzi niba abakubita intoki abagira gute, wagira ngo babenda kumera amabara. Ariko birakwiye ko Abanyarwanda tujijuka, ntabwo turinjije, dufite ubuyobozi bwiza budukangurira kuba maso no guhora ducukumbura kugira ngo tumenye. Barafindura tugana ku musozo w'ikiganiro. Ndagira ngo ugire inama ugira aba bantu bayoboka, aba bantu babesikoro bavuga indimi zitabaho. Ikintu navuga ngo ni inama, navuga ngo nabanza nkasaba aba inzego z'ubuyobozi zishinzwe kurebera Abanyarwanda kwinjira muri ibi bintu bakabanza bakamenya ukuri kwabyo. Kuko abantu bangiza ni Abanyarwanda, ni abaturage b'igihugu. Kandi igihe ba bantu bazaba bangiritse n'igihugu kizangirika. Aba bantu bagende barebe koko, bababaze izi ndimi zabo ibisobanuro, bababaze naho bazikura, noneho bemererwe
kuzikoresha koko mu banyarwanda cyangwa no mu bandi bantu cyangwa se bahagarikwe kuzikoresha kuko izifite ikintu zishobora kwangiza kuri sosiyete nyarwanda zifite ku bantu bakunda kwizera Imana nabo zizabangiza rero iki kintu nimba kitabashije kubona nkuko tuba twagize amahirwe yo kubibona hakiri kare nubwo tutavuga ngo nitwe tubibonye mu bambere ariko basi babashe kureba ngo hakiri kare ese koko iki kintu kirakenewe mu banyarwanda. Ibi ntabwo bikenewe rega kutubwira ururimi rw'ikinyarwanda turarwumva niba hari ibyo twigisha bitwigishe mu kinyarwanda tubimenye Imana tuyimenye ariko kuza utubeshya uvuga indimi nawe utasobanura iki cyo turacyamaganye reka tucyamagane banyarwandakazi mwese mubibona ibi bintu turabyamaganye inshuti bakunzi ba 001 TV Rwanda mwari mudukurikiye reka mbonero mbashimire muri abantu b'abagabo nawe utarakora subscribe ni yute koraho subscribe cyangwa se mu jambo ryanditse mu gifaransa ni s'abonner ubundi ukore ufata amasegonda 2 ubikore dukomeze tubane mu biganiro byacu bikurikira turabakunda cyane mubane n'amahoro y'Imana abane namwe mwakoze.